twabaye umwe, umuhutu n'umututsi muri Yesu twabaye umwe. mwese noneho reka tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri make. Atubaye dusenge. Wera witeye n'ijuru ibishoko gukuri bwa amasaha habitubahira. Amen. Izo mwanya kubyarwa ukakaririye mu mazi bitandukanye cy'urubanza. Mukawera kuko abane natwe kandi muhango banye ko urukundo. Amen. Ibane n'izina rya Yesu. Amen. Matayo ijya twasoma umurongo umwe 3:13 ari kutubwira ngo icyo gihe Yesu aje Galilaya aje kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize, nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari nje wari ukwiye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze. Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, Mwuka Wera amanuka asa n'inuma mujaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti uyu mwana wanjye nkunda ngamwishimira. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uyu Yohana yari mwene Zekariya umutambyi. Uyu Yohana ntabwo yarize amashuri ya école biblique, ntabwo yarize za teologiya, ahubwo ni Umwuka Wera wamuhaye gukora uwo murimo kumwe n'Imana. Niyo mpamvu nk'abagorozi iyo tuvuga ijambo ry'Imana tuzi ko twezwa n'ijambo ry'Imana, tukezwa n'Umwuka. Niyo mpamvu ubutumwa dufite watangazwa no kubona umwizera yemererwa kubatiza, umukuru w'itorero yemererwa kubatiza, umudiyakoni yemererwa kubatiza, intumwa yemererwa kugenza ute kubatiza. Ubwo rero ngaho muri data nagirageze mu mazi, ngaho noneho abantu muramukurikiye noneho uko bitwanga. Amaraso y'umukiza niyo yezida byacu, amaraso y'umukiza niyo yezida byacu, nziza cyane niyo yezida byacu, niyo soko nziza cyane niyo yezida byacu. Kwizera kwa mwene data akaba bihamirije imbere y'isi n'ijuru, nanjye ndamubatiza mu izina rya Data, Twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.